Yesu ashimwe inshuti bakunzi ba Fam Gospel, mwebwe tubana umunsi ku munsi. Nizere ko muri amahoro, nanjye ndi amahoro. Nizere ko ubwami bw'Imana buri gukorera mu mitima yanyu, mu buzima bwanyu ndetse no mu migambi yanyu. Nkuko nkunda kubibabwira nti ubwami bw'Imana bubane namwe mu izina rya Yesu. Ubwami bw'Imana ahantu bwageze ibintu birahinduka. Ubwami bw'Imana ahantu bwageze ibitemeraga biremera. Ubwami bw'Imana ahantu bwageze ahari habuze amahoro araboneka. Ahantu ubwami bw'Imana bwageze ahari hatari ibyishimo biraboneka. Ahantu ubwami bw'Imana bwageze ahari habuze umutuzo haza gutuza. Niyo mpamvu babwira ngo ubwami bw'Imana bube muri mwebwe mu izina rya Yesu. Nshimishijwe no kongera kugaruka kuri Fam Gospel uyu munsi, mbashimira mwebwe inshuti tubana umunsi ku munsi, mwebwe mukora subscribe mumuje muri abambere, mbahaye ikaze mu izina rya Yesu. Ubwami bw'Imana bube muri mwebwe mu izina rya Yesu. Mwahisemo neza guhitamo Fam Gospel, mwahisemo neza kumva ijambo ry'Imana. Umwami Imana anyuza muri njyewe, kuko si njyewe uryiha, ni Umwami Imana urimpa, nanjye nkarihereza abantu be. Kandi nishimira yuko hari reaction mujya mugira ku cyo mutumvishije neza, cyangwa se hakagera comment, positive comment, even negative, nayo irafasha kuko igufasha kugira improvement aho utari wabikoze neza, kuko mu buzima bwacu tubaho twiga uko buje nuko bukeye. Wowe rero dutangiranye iki cyigisho, ubane nanjye kugeza tugisoje, twumve icyo Imana yavuganye nawe, twumve icyo Imana yavuganye n'umutima wanjye. Kandi ndakubwira ngo amayinite yawe, amamega yawe ntabwo apfa ubusa. Mu gihe ubyumvishije utari mu kajagari kenshi, utari mu bintu byo kudisturbinga, ukabyumva ukanabisengeramo, hari icyo Imana ikora ku buzima bwawe. Nta kimana ikora ku buzima bwanjye sinakongera kuvuga ibi ngibi, ariko kuko Uwiteka hari icyo akora ku buzima bwanjye kubw'icyo mvuga, niyo mpamvu niringira kandi nizera ko nawe hari icyo Imana ikora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Hari biba byaranze kwemera, ariko mu izina rya Yesu bijya byemera. Hari biba byaranze gukunda, ukabikora igihe kirekire, bikagufata igihe kirekire bikanga, ariko iyo Yesu agezemo ibintu biremera. Imana ishimwe cyane. Nta kindi kintu ngiye kukubwira uyu munsi, mfite ijambo rivuga ngo closer to God, cyangwa se bugufi bw'Imana, cyangwa se kwigira bugufi bw'Imana. Imana idufashe. Turareba abantu bagiye bugufi bw'Imana n'inyungu babigiriyemo, uko amateka yahindutse, uko ibyo batari bafite babibonye, uko ubuzima batari barimo babugezemo, uburyo bugufi bw'Imana ariho ibintu bibasha guhindukira. Ushobora kuba warabaye bugufi bw'inshuti zawe, ibintu bikanga guhinduka. Ushobora kuba warabaye muri community runaka ukayimaramo igihe kinini, ariko ukabona nta kintu kikumariye, ubuzima bwawe bukanga guhinduka. Ushobora kuba warabaye mu muryango ntihagire ikintu cyemera, ariko uyu munsi ndakubwira ngo urajya bugufi bw'Imana, hari ikiri buze kwemera. Ibyo warumaze igihe kinini byaranze, nuza bugufi bw'Imana biraza kwemera. Ibyo warumaze igihe kinini kwibazaho, urabibonera igisubizo kuko wagiye bugufi bw'Imana. Tujye gusoma ijambo ry'Imana rero, uburyo turajya bugufi bw'Imana nicyo turakura bugufi bw'Imana. Turifashisha umukozi w'Imana witwa Mose, wigeze kujya bugufi bw'Imana, nicyo byaje kumugendekera, nuko byaje kumugendekera. Nitumara kureba Mose, turavuga kundi mukozi w'Imana witwa Yakobo, ariwe waje guhindurirwa izina akitwa Isiraheli, kuko yaje kujya bugufi bw'Imana. Bivuze yuko ushobora kuba wari umaze igihe uri Yakobo cyangwa se wari umuriganya, ariko kuko wegeye n'Imana, kuko wahuye n'Imana, ubuzima ugahinduka Isiraheli, ugahinduka umugisha. Ahari umuvumo hagahinduka umugisha, ahari hari ibibazo hagahinduka ibisubizo, ubwiza bw'Imana bukakubamo, ndetse amateka yayo agahinduka kuko wegereye Imana. Twihuse reka dusome ijambo ry'Imana, turasanga mu gitabo cyo Kuva. Hari abandi bahita ngo ni iyimuka Misiri cyangwa se ukuva. Kuva bivuze ngo iki? Ni uguturuka. Hari aho uvuye, hari aho ugiye. Ubu ni ubwoko bw'Imana, ni ishyanga ryera, bwari burimo kuva muri Egiputa, bari kuva muri icyo gihugu cya Misiri, bari kujya mu gihugu cy'amasezerano cya Isiraheli. Iki gitabo rero cyitwa Ukuva, cyangwa se kikitwa iyimuka Misiri bitewe na Bibiliya iyo ari yo. Turasoma rero muri iki gitabo cyo Kuva, dusoma mu bice 33, duhere ku murongo wa 13 tugere ku murongo wa 21, ariko turagira focus cyane ku murongo wa 21. Imana itugirire neza. Handitse aya magambo akurikira: nuko niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe, kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino.
16. Ikizamenyesha yuko njye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha ni iki? Si uko ujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. 17. Uwiteka abwira Mose ati, n'iki uvuze ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. 18. Aramubwira ati, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uwiteka aramubwira ati, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzakugirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzabugirira uwo nzababarira. Kandi ati, ntiwareba mu maso hanjye, kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. 21 ariho dushyira emphasize, haranditse ngo, kandi Uwiteka ati, hariho ahantu bugufi bwanjye, nawe uzahagarare ku rutare. Uwiteka abwira Mose ati, hariho ahantu ibugufi bwanjye, nawe uzahagarare ku rutare. Bivuze ko hari ahantu bugufi bw'Imana, ahantu ushobora guhurira n'Imana, ahantu wasanga Imana, ikintu cyakujyanye ukakibona ari bugufi bw'Imana, atari bugufi bw'ikindi icyo ari cyo cyose. Uyu ni Mose, umugaragu w'Imana, uwo Imana yakoresheje ikura ubwoko bwayo mu gihugu cya Misiri cyangwa se mu gihugu cya Egiputa, abukura mu gihugu cya Egiputa abujyana mu gihugu cya Kanani nk'uko ari igihugu cy'isezerano. Imana ishimwe cyane. Mvuzemo gakeya muri background yabyo, muri buka umugabo witwa Aburahamu, hari igihe kigeze kugera akora ikosa rikomeye ubwo yari yagiye gutamba igitambo ahantu hejuru ku musozi Moriya. Agezeyo Imana iramubwira ngo aze gutamba icyo gitambo, ariko abanze akirinde. Mu kukirinda ko rero yaje gusinzira, ngo bwa butangiye kwira, atangiye kubona inyoni zirimo kuvuga, ari kubona ko mbese ari amataha bwije. Yaririwe ari kukirinda, yirukana ibikona, yirukana inyamaswa kugira ngo zitakigeraho icyo gitambo cy'Imana. Ariko kubwo kurangara gatoya cyane aza gusinzira, kandi Imana imubujije rero Imana iramubwira ngo, uko wakoze kose ugasinzira ku gitambo mu gihe nari nagusabye gukomeza kuba maso, nawe ubwoko bwawe buzajya mu gihugu kitari icyabo, bazakimaramo imyaka 400. Rero kubw'iryo kosa nyuma byaje kuba ngombwa ko baza kugenda bajya mu gihugu cya Egiputa nk'uko Imana yari yarabivuze. Ariko hashize imyaka 400, irenga 430, Imana yibuka isezerano ryayo. Ariko yaryibutse bigenze gute? Ngo nuko ngo Abisiraheli ngo bakoreshejwe agahato, ngo bakoreshejwe imirimo y'imvune, ngo barababara, bagira agahinda kenshi, bumva bibutse Uwiteka. Haleluya. Hari ubwo umuntu w'Imana agera mu buzima bukakaye, bukomeye, bumunanije cyane, akumva yibutse Uwiteka, akabanza akagerageza mu miryango bikanga, akagerageza mu bushobozi bwe, agakoresha ubwenge bwe, agakoresha financial means ze, akagerageza bikagenda bikanga. Iyo bimaze kwanga akaza kwibuka Uwiteka. Uko ni ubwoko bw'Imana bwari mu gihugu cy'ubunyagano cyangwa se mu gihugu cya Misiri, niko byabagendekeye. Ngo nuko ngo bakoreshejwe imirimo y'agahato. Muribuka imirimo bakoraga myinshi y'agahato, kandi nta bihembo bari buze kuza kubona. Ngo ariko mu mibabaro yabo bibuka Uwiteka, bibuka isezerano, bibuka yuko igihe Imana yavuganye na Aburahamu ko batazarenza imyaka 400, bibuka ko imaze kurenga, kandi ko bafite agahinda kenshi, bafite ibintu bibababaje. Baravuga ngo reka twibuke Uwiteka tumusabe adukure muri iki gihugu. Ngo nuko Uwiteka ari mu ijuru, yibuka isezerano yagiranye na Aburahamu, aryibutse. Ngo nuko ahamagara Mose. Haleluya. Ubwo binyuzemo muri makeya, kuko abenshi murabizi, ariko n'abatabizi namwe muzasoma iki gitabo cyo Kuva, muzabibona, muzabisobanukirwa neza. Ngo Imana yibuka isezerano yagiranye na Aburahamu, ngo nuko yumva kuniha kwawe. Haleluya. Imana yumve kuniha kwawe nawe. Imana yumve ikikubabaje. Imana yumve ikigutesheje umutwe. Imana yumve ibintu bikubujije amahoro. Imana igufashe, yumve ikintu kiri gutuma udasinzira. Imana yumve kuniha kwawe. Imana yibuka isezerano ryayo yagiranye nawe. Imana yibuka isezerano yagiranye n'umutima wawe muri cya gihe cyatambutse mu izina rya Yesu. Ngo nuko Imana yibuka isezerano, ikoresha umugabo witwa Mose kugira ngo ajye kubakura muri icyo gihugu kibi, abajyane mu gihugu cya Isirayeli nk'uko Imana yabiteganyije. Reka nihute cyane. Aha ngaha rero twasomye mu Kuva 33, bari baratangiye urugendo, bari mu butayu. Ariko noneho Mose aravuga, ariko uhora untuma,
abaza Imana, kuki uhora untuma ngo ngende ariko ntabwo nziranye nawe? Numva ijwi ryawe, numva uvugana nanjye uri mu gicu, ariko sindahura nawe, sindakureba mu maso. None Nyagasani, nyereka mu bwiza bwawe kugira ngo ndusheho kukugiriraho umugisha. Haleluya. Ushobora kuba warigeze guhura n'Imana, ushobora kuba warigeze kumva ijwi ry'Imana, ushobora kuba waragiranye ibihe byiza n'Imana, ariko ntabwo ari aho ukwiye kugarukira. Ukeneye guhura n'Imana ukabona ubwiza bwayo. Imana ishimwe. Nk'uko mu ishuri umunyeshuri ava mu wa mbere akagira promotion, agatsinda akajya mu wa kabiri, akava mu wa kabiri akagera mu wa gatatu, uko niko abantu babana n'Imana bagira promotion mu buryo bw'umwuka bwo kurushaho kwegera Imana, closer to God. Haleluya. Imana ishimwe. Uko urushaho kwegera Imana uzarushaho kugenda usa nayo. Uko urushaho kwegera Imana uzarushaho kubona ibyari byaragukomere biri kugenda bikorohera. Uko urushaho kugenda wegera Imana uzarushaho kubona ubwiza bw'Imana utabusanzwe ubona. Uko urushaho kugenda wegera Imana uzarushaho kugira ubuzima butandukanye n'umuntu utegera Imana. Imana ishimwe cyane. Nubwo iyi Imana yari yarabambukije amazi akomeye, inyanja itukura, nubwo Imana yari yarabakoreye ibitangaza, akabibona agakubita ku rutare hakavamo amazi, nubwo Imana yarakubitishije abanyegiputa ibimenyetso bigera ku 10 byose kugira ngo umwami Farawo yemere kubarekura, ibyo byose amaso ya Mose yari yarabibonye, ariko yaravuze ngo Uwiteka, nshaka kukubona. Ntabwo yari satisfied, ntabwo yanyuzwe n'ijambo Imana yagiye ivugana nawe ubwo yamuhamagaraga ngo kugenda ukura ubwoko bwanjye muri Egiputa gusa. Oya, ntabwo yanyuzwe n'ibimenyetso n'ibitangaza Imana yakoze imbere mu bihe byatambutse. Oya, ahubwo yifuje guhura n'Imana, ngakorera Imana yizi neza. Mose yifuje guhura n'Imana, aravuga ngo Uwiteka, reka nongere nkugirireho umugisha, mbere na mbere uwemere tugendane nawe. Nubwo Imana yarabakuye muri iki gihugu cya Egiputa, barakubonye ibimenyetso n'ibitangaza mu butayu, Imana yarakoze ibitangaza, Mose ntabwo yashizwe, Mose ntabwo mbishiranyuzwe ngo yumve ko bihagije. Icyo ndi kwifuza ni ukugira ngo bigende gute? Nubwo wahuye n'Imana mu gihe cyashize, nubwo warwaye Imana ikagukiza, nubwo washonje ukabona ibyo kurya, nubwo Imana yaguhaye impano yo kuririmba, nubwo Imana yaguhaye impano yo kuvuga ubutumwa, nubwo Imana yaguhaye ABCD, ibintu bitandukanye, it's not enough. Haleluya. Ntabwo bihagije. Imana irashaka ngo wongere wegere cyane, wegere imbere yawe, kuko irakugirira neza birenze uko yakugiriye neza. Nubwo Mose rero yarabanye n'Imana muri ubwo buryo butandukanye, ariko Mose yaravuze ngo Uwiteka we, haleluya, yaravuze ngo ntabwo bihagije, ndagukeneye yuko uza ukaza ukagendana natwe, nkabona kuri kumwe natwe. Ngeneye ko njyewe n'Abisiraheli tugendana nawe. Abisiraheli bajya bareba bakabona Imana iri hariya, nanjye ubwanjye nkumva ko ndi kumwe n'Imana, nkarushaho kugira confidence. Ushobora kuba waragendanye n'Imana yaragukoresheje ibitangaza mu gihe cyashize, ariko uyu munsi Imana irashaka yuko wongera kuyegera ikagukoresha ibindi bitangaza bishyashya. Ushoboka ko wakijijwe, wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, uri mu isi y'abarokore, uri mu isi y'abakijijwe, ariko that's not enough. Imana ikeneye ngo uyegere cyane, yongeye kugushyira mu yindi class, igupromoting, igukure kuri level wari uriho ugere ku yindi level. Nuko rero Mose yabivuze ngo Uwiteka we, ngirira neza niba koko waranyemeye ngo nkubere umuntu uyoboza ubwoko bwawe, ungire neza, unyiyereke, umpe guhura nawe, unyiyereke nkubone mu maso. Kandi ikindi cya kabiri yasabiyemo ngo Uwiteka we, ugendane natwe, nutagendana natwe ntaho tujya. Haleluya. Ndifuza ko Imana uyizana muri business yawe, ndifuza ko Imana uyizana mu bucuruzi bwawe, ndifuza ko Imana uyizana mu kazi kawe, ndifuza ko Imana uyizana mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ukavuga ngo Uwiteka, nutabana nanjye muri iyi ministry, nutabana nanjye muri uyu murimo wawe nkora, nutabana nanjye muri aka kazi ndimo, Uwiteka nanjye ntako njyamo. Urwo ni rwo rwego umurokore mwiza akeneye kugeraho, urwego wumva ko ubuzima urimo aribwo buzima Imana igomba kubirimo. Uvuga niba ugiye kwatsa imodoka yawe, ugiye kujya muri aferi zawe zitandukanye, uvuge ngo Uwiteka we, iyi modoka ngiye kuyatsa, niba utari kumwe nanjye iyi modoka ntayo njyamo. Uru ni rwo rwego Mose yaragezemo rutuma avuga ngo Uwiteka, mu byo ngiyemo byose nkeneye kubanza kubutanga approval, ukavuga ngo ndi kumwe na. Kubera iki? Kuba mu Imana ukizera ko iri mu bintu byawe, nayo ikakubwira ko iri mu bintu byawe, ubikora ufite assurance yizewe, ufite assurance total yuko ibyo biraza kugenda neza.
ntabwo ari try, ntabwo ari ukugerageza. Oya, iyo uri kumwe n'Imana wizera ko bizasohora. Kandi nk'uko Imana yabibwiye Mose ikavuga ngo nzabana nawe, nzagendana namwe, ubu bwoko nzabujyana, nzabukura muri ubu butayu, nzabugeza muri Israel. Mission has been accomplished. Misiyo yagezweho. Ntabwo uyu munsi, ntabwo Israel, ntabwo Abisirayeli bakiri muri Egiputa. Uyu munsi babonye gakondo, bageze mu gihugu cyabo. Bivuze ngo proje Imana yatangiye irayisohoza. Niyo mpamvu nawe murokore muntu w'Imana, mwene data, proje yose wajyamo, make sure that izere yuko iyo proje Imana yayaprovinze, iyo proje Imana yayemeye. Niba yamaze kuyemera, go and do whatever. Hallelujah. Genda ujye kubikora kuko Imana amaze gutanga approval. Mose rero yabanje guhamagara Imana yazitanga approval, iravuga ngo ndabyemeye, nzagendana namwe, nzabana namwe, ntabwo nzagusiga, ntabwo nzaguhana. Hallelujah. Noneho arangije rero kuko yaratanze ibyifuzo bibiri. Yavuze ngo Uwiteka uzagendane natwe, nutemera ko tugendana nawe ntabwo natwe tuzava aha ngaha. Imana iravuga ngo ndabyemeye, nzagendana namwe. Ariko yari yasabye n'ikindi kintu, yari yanagisizeho ikindi kintu, avuga ngo ariko apart from that ndifuza yuko nanone unyereka ubwiza bwawe. Hallelujah. Hari ikigero umuntu w'Imana ageraho agatangira kuba umutesi imbere y'Imana, agatangira kuba umuntu Imana yatetesheje. Hallelujah. Hallelujah. Igatangira kuvugana nawe n'ahantu atari muri business zo kuvugana n'Imana. Hari abantu bazi ko bavugana n'Imana kubera ko bakoze amasengesho, bamaze iminsi 3, iminsi 5 mu masengesho, kuko bamenye ko bahura n'Imana nyine kubera ko bagiye mu masengesho iminsi 5, izaza ariko bakoze iminsi 5. Ariko urwego rwa Mose ni urwego rwo kuganira n'Imana muri business zose yaba ari. Urwego umurokore mwiza kuri kugira ni urwego ubasha kuvugana n'Imana utarimo no gusenga. Kuko Imana iramutse igiyiza mu gihe uri gusenga gusa, ikindi gihe wahura n'ibibazo. Hallelujah. Imana igukeneye ko uyizana ukavuga ngo Uwiteka ndashaka kuza ukabana nanjye mu buzima bwanjye. Kubera iki ibyo uri gukora umva kuri kwikora wenyine, udakure guhamagara Imana ikaza kubana nawe muri ibyo bintu. Imana idufashe cyane. Rero aha ngaha kuri 21 no handitse ngo kandi Uwiteka ati hariho ahantu bugufi bwanjye, nawe uzahagarare ku rutare. Imana yamurangiye ahantu iboneka, nawe Imana ikurangira ahantu iboneka. Imana ukubona urayibona hehe? Senga Imana, uvugane n'Imana, ijyane ikubwire, iboneka. Imana idufashe cyane. Activities zawe ubamo umunsi ku munsi, Imana ikeneye yuko uziyibwira. Imana ikaprovinga akaba ari bwo bijyamo. Imana nitabibamo nawe ntubijyemo. Imana itugirire neza. Akagira ku rundi rugero rw'undi mugabo. Uyu mugabo yitwa Yakobo. Mu gihe yari arimo kuva ahantu yaragiye gupagasa. Imana idufashe cyane. Ubwo ari kuva kwa nyirarume we, ngo ari kugenda, yitwaga Yakobo, ngo ari mu nzira ari kugenda, ngo ashyira ngo umugore we imbere, ashyira abana be imbere, ashyira abagaraga imbere, baragenda. Icyo gihe aragiye guhura na mukuru we Esawu, ngo baragenda, ariko kuko yarazi ko afitanye bifu nawe afitanye nawe ibibazo, abashyira imbere kugira ngo wenda nibamugera imbere najya kwica arabazaheraho yica, cyangwa se nibamuha imikumbi bafite azagira imbabazi. Ariko asigara inyuma wenyine, arabasiga baragenda bonyine, nawe asigara inyuma kugira ngo aze guhura n'Imana ubwo ari bonyine. Ngo bigeze nijoro, ngo Imana ngo irazivugana nawe, ngo arasenga, ngo Imana ngo ivugana nawe, ngo irazimuhindurira izina kuko yasigaye wenyine. Mwene data rya nkubwira ngo ukeneye gusigara wenyine, ukeneye kujya ahantu hawe wenyine kugira ngo ubashe guhura n'Imana, ivugane nawe ku buzima bwawe, ikwereke inzira ukuriye kunyuramo, ubeho mu buzima utagora ubwonko bwawe ugata umutwe, ahubwo ugirane partnership n'Imana mu buzima bwawe, ugirane partnership n'Imana mu byo ukora, ugirane partnership n'Imana mu mibereho ya buri munsi. Ingendo zawe zose ukora uba uri kumwe n'Imana. Imana idufashe. Uyu mugabo rero nawe yaje guhura n'Imana. Imana iramubwira ngo kuko ungiriyeho umugisha ntabwo uzongera kwitwa Yakobo ukundi, ahubwo nkwishe Israel. Imuha isezerano, imuhindurira izina. Iravuga ngo ntabwo uzongera kuba umuriganya. Ushobora kuba ufite amateka y'uburiganya nawe, ushobora kuba ufite amateka y'ibyaha byakunaniye kureka, ushobora kuba ufite amateka y'ubuzima bwa karande bwanze kurekura, ariko Imana ikeneye ngo yegere uvugane nayo. Imana iraguhindurira izina. Hallelujah. Imana ikeneye kuguhindurira izina ukabaho mu buzima bundi bushyashya, ubuzima usabana n'Imana, ubuzima uvugana n'Imana, ubuzima ukora ibintu uzi ko Imana iri muri ibyo bintu urimo. Hallelujah. Yesu Kristo umunsi yaragiye gusoza urugendo rwe hano mu isi, ngo yafashe intumwa ze ngo barazamuka, ngo bajya gusenga hejuru mu gashyamba.
ngo bageze munsi y'umusozi ngo Yesu arababwira ngo nimusigare ahangaha mundeke ntereho intambwe nkeya ngende njye gusenga njye kwegera Imana. Wumva aba strategy bazi ikintu cyitwa kwegera Imana. Ngarazamuka izindi ntumwa zisiga hasi mu kibaya, azamuka n'abandi bagabo batatu mu bigishwa be yari afite bose, asigana n'abantu batatu ngo baragenda. Ngo bari kugera ku musozo w'umusozi nabwo yumva neza ntabwo ari gukurura neza ijuru, yumva ntabwo ari gukurura neza ibihakeneye, yumva ntabwo ari kubasha kugena ubusabane n'Imana nk'uko abishaka, yumva aracyari kumwe n'abantu benshi. Aravuga ngo rero namwe mumbabare, namwe musigara ahangaha, hari ibyo nshaka kujya kuvugana n'Imana. Aravuga ati namwe nimusigara ahangaha ntere intambwe zingahe. Ngo nuko Yesu atera intambwe zingahe, aragenda yegera imbere. Haleluya. Ngo igihe yari amaze kwegera imbere, atangiye gusenga Imana, yamaze kureka indi atmosphere yose, yamaze kuva mu bantu ari wenyine, ngo nuko marayika w'Uwiteka aramanuka, ngo nuko ngo arabonekerwa. Haleluya. Ngo nuko Eliya na Mose ngo baramanuka baza iruhande rwiwe, ngo ahindurwa ukundi. Nawe utari wava mu bantu ngo ujye wenyine ujye kwegera Imana uri ku giti cyawe wowe ubwawe, ujye guhura n'Imana, ntabwo uzahinduka ukundi, uzakomeza kuba mu buzima bw'ahashize, ntabwo uzagira verisiyo nshyashya. Imana iguhe verisiyo nshyashya. Egera Imana, Imana ikwegere iguhe indi verisiyo nshyashya y'ubuzima bwawe. Hari verisiyo wari urimo ariko irashaje, Imana ikeneye kuguha indi version, ikeneye kukugira ukundi ugahinduka ukundi. Yesu Kristo ngo ugahinduka ukundi, ngo maso ngo harabagirana. Ngo nuko Mose na Eliya ngo barabamubonekera, baraza baganira nawe. Haleluya. Harimo ikintu gikomeye cyane aho ngo baganira nawe, ariko ni kubera iki? Yavuye mu bantu benshi asigarana n'abantu bake, nabwo arongera ava mu bantu bake, aragenda atera intambwe yegera imbere gatoya. Mwene data ushobora gukunda kujya guterana mu materaniro mu rusengero usengeramo ukagira ngo that's all. No, it's not over. Imana igukeneye ko utera intambwe ukarenga kuba umuntu uterana n'abantu gusa, kuko ngo twavuganye n'Imana mu materaniro, aho ukeneye gutera intambwe ukagera aho ujya kwegera Imana uri wenyine. Ushobora kuba usengera mu cyumba cy'amasengesho kirimo abahanuzi, kirimo abanyamasengesho, kirimo abantu batera amakorasi neza, iki mugafashwa mukanga Imana yamanutse, mukagira ibihe byiza, mukanezerwa mu mwuka. Ariko it's not over, ntabwo bigarukiye aho ngaho. You can go further steps. Hari urundi rugero ukuriye kugeraho, hari indi ntambwe ukeneye gutera. Amen. Imana ikeneye kugera ku rwego ukorana nayo amateraniro wowe ubwawe, ukumva ibimbano by'umwuka byamanutse wowe ubwawe, wateranye n'Imana ibimbano by'umwuka bikaza, ukumvije Imana iraje kwigisha ijambo ry'Imana, ikakwigisha ijambo ryayo, ikagusobanurira iby'ubwami bwayo, ikagusobanurira icyo ijambo ry'Imana rivuga, kuko abantu benshi basobanura ijambo ry'Imana mu mubiri, bagakurikiza uburyo bayize, uburyo bayibwirijwe, nabo bakabisubiramo. Ariko hari ukuntu Imana ikigusanga wowe ubwawe wenyine, kuko wegereho umugisha, ikaza kwigisha Bibiliya ukayumva neza. Mararizo make iyo kwigisha ukayibwira abantu batagendekerewe na Kristo Yesu, ntabwo basha kubyumva nk'uko ubyumva, kuko wahuye n'Imana. Nawe ukeneye kwigishwa ijambo ry'Imana na Yesu Kristo ubwe, akagusanga kwigisha. Uko niko Dawidi byageraga, avuga ngo mu ijoro Nyagasani ngo uransanga ukanyigisha ukampugura. Yabaga asinziriye, bivuze ngo nta gihe cyo kuruzinga yagiraga. Dawidi nta gihe cyo kuruzinga yagiraga. Ku manywa abaga ari mu murimo w'Imana, akora imirimo y'ubwami, ariko ngo yamara gusinzira agejejweyo ngo agatangira akarota ibintu byo mu ijuru. Imana ikamuha guidelines, Imana ikamuha map y'uburyo arayobora igihugu, ikamuganiriza ngo igihe nsinziriye Uwiteka we ngo uraza ukanyigisha. Haleluya, haleluya. Imana ikeneye kuza kukwigisha, ikagirana nawe relationship iri open. Imana itakinyura mu bantu, itakinyura mu bahanuzi, itakinyura mu baki n'abaki, ahubwo Imana igahura nawe ku giti cyawe, ikajivugana nawe. Umuntu wamaze guhura n'Imana, Imana isigaye ivugana nawe, nta mugisha uruta uwo nguwo. Uba mu buzima usobanukiwe, kuko Imana ivugana nawe. Mwene data, nk'uko Mose yagiriyeho umugisha ku Mana, Imana ikamushyira hafi ye, ikanamwemera yuko ikapuruvinga ko izagendana nabo. Nawe nicyo nkwifuriza ngo urusheho gusenga, wegere Imana, uve mu bantu ujye ku Mana. Sinkubwiye ngo uve mu materaniro, sinkubwiye ngo uve muri ibyo byumba, sinkubwiye ngo uve mu kuwocinga ibyigisho bitandukanye. Oya, nanjye ndabishyira kugira ngo ubyumve, si uko ndi kubikubuza. Icyo ndi kukubwira nuko ukeneye gushaka Imana ukahura nayo. Inyungu yindi uzagira yo guhura n'Imana mu gihe cy'amage, mu gihe cy'ibigeragezo by'inaha mu isi, ntabwo uzigera ugwa, kuko wahuye n'Imana peke yako. Wowe ubwawe wahuye n'Imana ku giti cyawe, uziranye nayo, ntabwo uzagushwa n'ibigusha abandi. Niwagiraga umuntu ukwigisha w'umuroromodo wawe, ejo akaba umunyabyaha, ntabwo uzavuga ngo atungo n'abantu ngo bajyaga batwigisha ngo nabo ngo bavuye mu by'Imana, ngo bavuye ku Mana, ngo atungo natwe reka twisubire mu byo twahozemo bibi, ngo twarakijwe twarabivuye, ngo reka tubisubiremo. Kubera ko ubonye ko umuntu wafataga nk'urugero rwiza rw'ubuzima bwawe, usanze arakudisivinze, araguye. Ariko nuhura n'Imana wowe ubwawe, niyo bose bagwa.
Haleluya. Nibwo itorero usengeramo ryafunga, nubwo abantu bizera ko ari abantu b'Imana bareka Imana bakajya mu byaha, kuko wahuye n'Imana uzakomeza kugirana amateraniro n'Imana wowe ubwawe wenyine. Haleluya. Imana ibagire neza, wowe kumva neza aya magambo ko mukwiye gutera urutambwe mugahura n'Imana y'ubwayo, mukajya muvugana nayo, ikabereka inzira mukwiye kunyuramo kurusha kumva iby'abantu. Ejo bundi wagiye ahangahe, ejo bundi wagiye ahangahe, ejo bundi wagiye ahangahe. No, uko gushaka Imana ntabwo kwatuma uyigeraho. Imana ikeneye ko upfukama ukemera intege nke zawe, kandi ngiye gusoza ngo ngiye gusenga. Ukemera intege nke zawe, ukemera ko washakiye Imana mu bantu bakagudesova, ukemera ko washakiye Imana mu bindi bintu ariko ukayibura, ukavuga ngo Uwiteka nshaka kunyishura nk'uko yishuriye Mose, Uwiteka nshaka kunyishura nk'uko wihishuriye Yakobo, agahindurirwa izina akareka kuba Yakobo agahinduka Isiraheli, agahinduka isezerano. Imana ishimwe. Imana igeze kubwira Aburahamu nabwa ngo wowe ubwawe nzakugira umugisha. Usibye no guhesha abandi umugisha, nawe uzaba umugisha. Ukeneye guhura n'Imana nawe ubwawe ukaba umugisha, ukubonye akaba umugisha kuko yahuye nawe. Haleluya. Imana ikugire neza. Ntabwo Imana ikorera mu kavuyo mwene data, Imana ikeneye gukorana nawe live. Niyo mpamvu niyo hatera amakuba ntabwo uzava ku Mana, nubwo wanyura mu bihe bikomeye ntuzava ku Mana, kuko ivugana nawe mu bihe byiza no mu bihe bibi. Imana itugire neza, Imana idufashe cyane. Haleluya. Imana ntabwo ikeneye abantu benshi, Imana ikeneye abantu beza. Ntabwo Imana ikeneye quantity, ikeneye quality. Rero mwene data, niyo waba mwiza uri umwe, Imana yakwishima, yanezerwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umuntu umwe akijijwe mu isi, ngo mu ijuru haba ibirori. Ntabwo Imana inezezwa, ntabwo mu ijuru banezezwa nuko abantu bapfukamye ari abantu cyatanu. Nkuko itorero usengeramo cyangwa nsengeramo bashobora kwishimira ko hari abantu bavuze ngo bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, bagapfukama hasi bakabasengera batuye umunsi itorero ryabyaye, ariko mu mubiri ryabyaye, ariko mu mwuka mu by'ukuri ryabyaye. Icyo Imana ireba umutima waje imbere yayo, akavuga ngo mbaye convinced, mbaye umwana w'Imana, akavanwa mu gitabo cyo kurimbuka agashyirwa mu gitabo cy'ubugingo. Mwene data, mushiki wanjye, icyo nkwifurije uyu munsi nk'uko Imana impaye kazo kwangane nawe, nuko utera intambwe ukagera ku rwego uvugana n'Imana ku giti cyawe, ukaba utakibasha kugushwa n'abana b'abantu. Come closer to God. Ngwino hafi y'Imana, ngwino wegera Imana. Ngiye gusenga Imana, ariko ufatanya nanjye gusenga uyu munsi kugira ngo Imana igire ibyihindura ku buzima bwawe, n'uburyo wayifataga n'uburyo wayishakagamo bube bwahinduka, ahubwo uyishake mu buryo ubasha guhura n'Imana, ukagira amahoro adaturuka ku bintu byinshi ufite. Niyo waba ukennye ukaba wagira amahoro ukennye, ukagira amahoro adaturuka ku bantu, ukagira amahoro aturuka kuri Yesu Kristo, ukagira amahoro adaturuka ku bwinshi bw'ibyo ufite, aho ukagira amahoro aturuka ku mwuka wera ukurimo. Rero abarurwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Imana ibaho umwuka wera, Imana ibaho ubwiza bwayo, Imana ibaho gutsinda isi, Imana ibaho kumenya uburyo bwo kuyisenga n'uburyo mwahura nayo igakorana namwe. Nk'uko Imana yahaye misiyo Mose akayakomplisa cyangwa se igasohozwa, ni nako nawe ikizavugana nawe muri projet za mu buzima bwawe kizasohora, kizemera. Imana itugire neza. Reka dusenge Imana. Mwami Yesu, nyagora ku ngoma wera wa Isiraheli, ndagushimiye kubw'umwanya mwiza duhaye, ndagushimira kubwa mushiki wanjye, kubwa mwene data wumvishije ijambo. Nzi neza yuko ari cyo ukoze ku mutima we. Ndagusabye ngo ukore ibitangaza, umwireke kurushaho, muye kukumenya no kugusobanukirwa no kugukorera mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen.